umuririmbyi yuzuye umwuka wera yaririmbye ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Haleluya. Nanjye kuri uyu munsi ndumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, kubera ko Kristo ari muri njyewe. Ese wowe urumva Kristo ari muri wowe? Nkwifurije icyumweru cyiza, Uwiteka kwishimire. Ndumva muri aka kanya dukwiye gusenga. Narakubwiye ngo ku cyumweru ni umunsi mwiza, uba wiriwe mu kazi guhera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu. Na wenda n'abatagafite baba bahugiye mu tundi twinshi. Umunsi wo ku cyumweru rero ni umunsi wo kuruhuka, ukabyuka ukaruhuka, ubundi ukitegura n'umuryango wawe, ukaganiriza famiye yawe, mukishimana. Mwamara kwishimana mugafata umwanya wo kujya mu materaniro. Amateraniro yarangira ugataha mu rugo, ukita ku bana, ukita ku mutware, abakobwa, mugasurana, ariko ntibibabuze gutekereza kuri Kristo, ngo munezezwe nuko yabarinze kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu munsi w'icyumweru. Ni ukuri birakwiye ko twibuka aho Imana yadukuye, kugira ngo bidutere gukomera, twizere nuko n'imbere turya Imana izabana natwe. Rero abo ndi kuvuga ababyeyi, abapapa, ariko n'urubyiruko, mukwiye kwitekerezaho ku munsi wo ku cyumweru, mugasabana n'Imana. Yewe si ngombwa ko dusabana n'Imana mu rusengero, ahubwo uyu ni umunsi tugomba kwicara tukibuka imirimo Imana yakoze mu cyumweru gitambutse, ubundi tugasenga tukayiragiza n'ibiri imbere. Imana yacu itugirire neza cyane. Murihangana, maze iminsi ndwaye, ariko nasezeranye umwami wanjye ko nzamukorera ndi muzima ndetse nanarwaye, kubera ko ni umwami mwiza undinda uko bukeye n'uko bwije. Ndabasuje cyane rero, kandi mbashimira ko mukurikira Abaho TV. Imana ijye ibaha umugisha mwinshi, imbaraga z'Uwiteka zijye zibagota mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ngaho nyemerera dusengane Imana, dusengane Imana, tuyishime ko yabanye natwe, tuyiragize na kiriya cyumweru cy'ejo kwa mbere tugiye gutangira, tuyinginge cyane, tuyibwire ngo Data uzabane natwe. Reka twifashishe amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice 5, duhere ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyo kwizera Yesu n'amaherezo yabyo. Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyo abyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki ni cyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. 3, kuko ukunda Imana ari ukuri, uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi kiretse uwizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana? Haleluya. Nta kindi cyaguha kunesha usibye kwizera ko Kristo ari umwana w'Imana. Mbabarira, iri jambo narihaneguye ivuga ngo gira kunesha, wizere Kristo muri kiriya cyumweru tugiye gutangira. Mbabarira, muri wowe wiha imbaraga zo kunesha bya bindi byose bikugerageza, ariko muri uko kunesha icyo ugomba gukora ni uko ugomba kwizera ko Kristo ari we
mwana w'Imana, wa wundi wagucunguye, wa wundi watubambiwe, wa wundi wamennye amaraso ku bwacu, wa wundi watanze ibyishimo bye akitanga ubwiwe kugira ngo njye nawe tubabarirwe. Aka kanya tube tuvuga ineza y'Imana. Mbabarira rero uwizera wese ko Kristo ari yabyawe. Mbabarira nimba wizera ko Kristo ari umwami, ugire kwizera ko azabana nawe muri kiriya cyumweru. Bya bindi byose byakuruhije muri iki cyumweru dusoje, byihorere, wihangane, ahubwo utumbire Yesu, umubwire ngo Kristo ndagukeneye, nkeneye kubana nawe bundi busha mu cyumweru tugiye gutangira, kandi nzi neza yuko ushoboye byose, kandi nzi neza ko nta kikunanira, nzi neza ko ugukunda wese atajya mwara cyangwa ngo akorwe n'isoni. Tugiye gusenga Imana, tuyishime ibyo yakoze, tuyiragize n'ibiri imbere. Jya wibuka gusenga ushima Imana, ntukajye ukora ikosa ryo gupfukama imbere y'Imana witibwa ngo Mana nkeneye ibyo, ubanza ushima Imana, kubera ko iyita kurinda ibyo uri kuyisaba ntabwo byari gukunda, ntabwo byari gushoboka, ariko uburinzi bwayo bukomeye kuri wowe bwatumye ikurinda. Niyo mpamvu uyu munsi ukwiye gushima Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Ngo ninde unesha iby'isi kiretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana. Reka nkubwire, tugiye gusenga Imana iduhe kunesha ibitugerageza. Kiriya cyumweru Imana izaduhe kunesha, izaduhe gukomera, izaduhe kugumana nayo, izaduhe gutindana nayo, izaturinde ibibi byose n'ababisha bose mu izina rya Yesu Kristo. Uri data wa twese mwiza, uteye ubwoba, urahambaye, uri inshuti nziza, uri Imana ikomeye ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nongeye kugushima muri iki cyumweru mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagushimye ko warinze ababyeyi, ukarinda abagabo, ukarinda abasore, abakobwa, ukarinda abana bacu, ukarinda igihugu cyacu. Mana waraturinze ntitwapfa, warinze abakecuru n'abasaza, warinze isi muri rusange. Izina ryawe niryamamare. Nta wundi wo gushimwa atari wowe, nta wundi wo guhimbazwa atari wowe, nta wundi wo kuvugwa, nta wundi wo gutambirwa, nta wundi wo gupfukamirwa, nta wundi wo kuvuga ko yera atari wowe Kristo. Urera kandi urahambaye. Ndagushimye ko wabaye Imana mu buzima bwacu, ukaturinda tukaba tugeze kuri izi kamera z'abaho TV turi bazima, abankurikiye ari bazima. N'imbaraga zawe n'ubutware bwawe n'ubudahangarwa bwawe, izina ryawe niryamamare. Ese Mana nagushima gute, nakuvuga gute, ese navuga gute imirimo yawe? Aka kanya ndagushimye kubw'imbabazi zawe zihora kuri twebwe. Aya masaha duciye bugufi Mwami Imana, nciye bugufi imbere z'amaso yawe, niko nciye bugufi ababyeyi bose, nciye bugufi abagabo bose, abasore n'abakobwa, abana bacu, abakecuru n'abasaza. Reka imbabazi zawe, amaraso yawe yoze ibyaha ze, yoze buri umwe wese ukurikiye Baho TV. Numara kumwejesha amaraso yawe Kristo, maze uzuture muri we, ube muri we. Amaraso yawe yivange naye, ubwiza bwawe buganze kuri we, maze ukureho igicucucucu cy'urupfu, ukureho imigambi yose ya Satani, ukureho ibitero byose by'umwanzi Satani, maze uze wururuke. Maze Mwami Imana, icyumweru tugiye gutangira cy'ejo kuwa mbere, uzarinda intambwe z'ibirenge byacu. Twirukanye umwaku n'umukoshi, twirukanye imyuka mibi, twirukanye abarozi, twirukanye karande, twirukanye inyatsi, twirukanye akagambane kose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uzatangirane natwe icyumweru cy'ejo kuwa mbere, tuzagere ku cyumweru Mwami Imana turi bazima, dushima izina ryawe. Nk'uko waturinze icyumweru cyose gitambutse tukaba tugeze aya masaha turi bazima, tukuramburiye amaboko, tuguhaye icyubahiro niwamamare. Tukuragije neje Mwami Imana muri kiriya cyumweru, uzatwuzuze mwuka wawe wera, uzaduhe kwibuka ko ari wowe Kristo watubambiwe, uzaduhe kukwizera no kugukorera, uzaduhe gutindana nawe, maze Uwiteka utwuzuze umutima uciye bugufiya, uturinde ishari n'igomwa ryose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uzabane natwe, ntuzatureke twenyine, maze uzaze unezeze imitima yacu. Bya bindi byose twaburiye muri iki cyumweru uzabiduhe muri kiriya cyumweru, uzatwambika imbaraga, twuzuze mwuka wawe wera, uzaduha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Abadafite akazi uzabaremera akazi muri kiriya cyumweru, abarwayi uzabakize muri kiriya cyumweru, ufite ingendo uzagendane nabo muri kiriya cyumweru. Mana Uwiteka, ababuze minerivare uzaduhereze minerivare muri kiriya cyumweru, ababuze Mwami Imana ibyo kurya uzahereze ibyo kurya muri kiriya cyumweru, babuze imyambaro. Kiriya cyumweru kizaba icyumweru cy'umugisha kuri buri muntu wese wacunguje amaraso yawe y'igiciro Kristo. Ndaguhamagara aya masaha, ngwino utindane natwe twese, imbabazi zawe n'urukundo rwawe biganze. Nkuragije isi yose muri rusange mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imbabazi zawe reka ziganze kuri buri umwe wese. Urakoze kuri Imana ibikoreye kwibasha, ni mu izina ryawe ryambigusabye mbyize none iteka ryose. Amen, amen.
Imana iguhe umugisha kandi ikwagure.